Bene data bavandimwe, ndabasuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Yesu ashimwe. Kandi urukundo rw'Imana n'ineza yayo n'imbabazi zayo bihorane natwe ibihe byose. Mwanya nk'uyu ndagira ngo tuganire ku ijambo rivuga ngo umunyamugisha. Mbese umunyamugisha abaho? Topiki umunyamugisha. Nge mwumva nitwa Bizimungu Jean Claude, nimukomere kandi dukomezanye. Umunyamugisha rero abaho. Umunyamugisha niyo acuruje biremera, arahinga keza 100%. Umunyamugisha ni umuntu uhora ari uwo kwifuzwa ibihe byose. Iyo ari muri bagenzi be ntago bifuza kuba batandukana nawe, ndetse niyo avuze ngo aragiye cyangwa se atandukanye nawe gato ntabwo babyishimira. Kubera iki? Kubera ko ni umunyamugisha, bahora bumva bafite inyota yo kumva ibimuvamo. Ni umuntu ufite wabaye w'umugisha, ni umuntu w'umugisha muri we, mu ntekerezo ze n'amagambo amuvamo ni amagambo mazima yubaka kandi agira ibihumurizwa muri we, ndetse amagambo akomeza imitima y'abandi. Uyu muntu ni umunyamugisha. Umunyamugisha niyo yaba ari mu modoka agenda, imodoka ikajya gukora agisida, kuko ari umwana w'Imana, Imana ireba ikishimira. Mu by'ukuri iriya modoka agisida ishobora kutaba ku mpamvu z'uko harimo 2, 3, 4 Imana ireba ikishimira b'abanyamugisha. Abandi bakabyungukiramo agisida ntibe ku mpamvu z'uriya muntu w'umumaro, z'uriya muntu w'umunyamugisha wari uri muri bagenzi babo. Impanuka ntibe kubera ko harimo umuntu w'umunyamugisha. Nshuti yanjye, mwene data, uharanire maranire nk'uko umusore yahagizwa no kushaka ukuntu yubaka urugo rwe. Nanjye nawe duharanire kuba abantu b'umunyamugisha muri bagenzi bacu, tubabo kwifuzwa mu byo dukora byose. Bene data, tube ab'umumaro. Imana ibarinde kandi ikomeze ibagirire neza. Wifuza kumenya neza umunyamugisha mu buryo bwimbitse, mu buryo burambuye, wasoma mw'iki gitabo nanditse cyitwa Nawe Imana Iragushaka, umugabane wa mbere. Urahabona ku iyi page amakuru y'ibigendanye n'umunyamugisha, uko biba bimeze, nuko yitwara, nuko yifata. Imana ikurinde kandi Uwiteka abane nawe. Imana iguhere umugisha mu mbaraga z'amaboko yawe mu byo ukora, kandi ikomeze kureba ikwishimire ibihe byose. Amen.